Ndagira ngo rero ubwire abantu baba bakitinya cyangwa bafite ubwoba b'abadamu, bari Mhm. bafite iyo ndoto yo kuzaba abahanzi, urababwira Mm. iki? Nihe nama wabaha kugira ngo bazatere ikirenge mu cyawe? Um, ni ibintu bibiri. Ikintu cya mbere nabonye ni uko uba ufite aho kumenera Mhm. reka tubivuge Ubwo kuko unabisobanura neza kumenera. kuko Mhm. kuko urumva hari igihe Aho usanga winjirira nicyo ushaka kuvuga? aho winjirira Yego, yego. kuko buriya abantu ni abahanga, hari igihe umuntu aba afite igihangano cyiza ariko akamara imyaka irenga 10 Mm, atarabona umuntu wa nyawe wo kubyumva. Kuko wenda ushobora kunyura kuri mudugudu mm, ukabimwumvisha kuko yaba atumva ibintu by'ubuhanzi ntanamenye ibyo ari byo. yego. Ushobora kunyura wenda ku mujyanama w'ubuzima ukamubwira mfite akantu, ariko rimwe na rimwe hari inzira rimwe na rimwe bisaba ko n'Imana ibigufashamo kugira ngo cya kintu kikurimo kikugurumanamo kibashe kugera ku muntu wa nyawe. Nacyumva yumve ko ufite iyo mpano atangire kugutekereza nabona n'ahantu hari kwimenyereza umwuga akoherezeyo. Rero icyo nabwira abari inyuma yanjye cyangwa se abifuza kwinjira mu buhanzi mu buryo bw'umwuga ni ukutitinya, ni ukutitinya. Ikindi kandi ubuhanzi buri mu bintu bihindura imyumvire y'abantu cyane, bwa bundi bwose twavuze bushobora gutuma umuryango mugari uba mwiza. Rero ni ikintu gikwiriye gushyirwamo imbaraga, ntabwo dukwiriye gutinya rero ko gutinya gushyiramo imbaraga. Nababwira ngo ntimutinye, mugerageze ibishoboka byose mukore ibintu byiza, mutangirire ku byo mufite. Ubu smartphone zaraje, biroroshye gufungura TikTok, biroroshye gufungura YouTube, biroroshye gufungura Facebook, aho hantu hose ni platform ubundi abantu batagiraga. Ariko nanone ugasaba Imana ikaguha kugera kuri wa muntu ushobora gutuma ubona abona ikikurimo. Eh, ni nabyo navugaga nyine aho gutangirira, aho kumenera kugira ngo umenye ngo ubashije kugera ku rwego wifuza ariko wabonye n'umuntu ushobora kuvuga ati wa mwana arahari afite impano reka mukonekite aha ngaha. Ndumva sinzi niba ngusubije neza Murasubije cyangwa rwose nibyo. mm, Mukomeje ku ikoranabuhanga uyu mm, munsi. mm, Iyo murebye aho igihugu cyacu kigeze, aho isi yacu igeze mu ikoranabuhanga, mm, mubona mute ubuhanzi muri iki gihe ugereranyije n'ikoranabuhanga, mm. ukanagereranya n'ibihe twanyuzemo bya Mm, kera? yego, yego. Turebye muri uyu mwaka turimo wenda wa 2026, Mm, ubu ngubu birasa naho ibintu byaroroshye. Nari mvuze gato ku kuba umuntu ashobora kubona aho atangirira. mhm, Ubu ikoranabuhanga ryarabyoroheje kuko usanga niba ufite ikintu kikugurumanamo, niba ari ikintu ushaka ko abantu babona, ushobora kunyura kuri fone yawe bikoroha ukakigeza ku Banyarwanda. Ikoranabuhanga rero mu buhanzi ubu ngubu navuga yuko abantu bari kubyungukiramo cyane ari abantu bari muri creative industry cyangwa muri ubu buhanzi no mu muco, kuko ushobora gukora igihangano cyawe kikarara kigeze ku bantu 100,000 yego. kubera ikoranabuhanga. Ushobora gukora igihangano cyawe kikabonwa n'abo babandi wavugaga, niba ari target group, niba ari ikintu ushaka ko kigera ku bantu, Mm, ugasanga na babandi utari kuzigezaho wowe kibagezeho. Rero uko mu myaka 20 byari bimeze, aho umuntu udafite umuntu umufata akaboko bitari gukunda cyangwa udafite aho utangirira, ubu biroroshye utangirira kuri telefone yawe ugakora ibintu byiza ibindi bikazizana. mm, N'aba ba influencers benshi usanga atangira akora utuntu, igihe kikazagera ukabona atangiye kwamamaza. mm, Naho biba byarahereye rero. mm. Mm. Mu buhanzi wagiyemo mu myaka umaze, ni iki kintu cyagushimishije kurusha ibindi? Ikintu cyanshimishije kurusha ibindi ni Kandi ukumva ukivuge nk'umudamu. nk'umudamu Mm, wakivuga nk'umuntu. okay, nta kibazo. Ariko byose birashoboka. Ikintu cyanshimishije kurusha ibindi, reka mvuge nk'umudamu nk'uko binsabye, ni ukumva nk'umudamu mbasha gukora igihangano kikagera ku Banyarwanda, Abanyarwanda bakagikunda, bakambwira ko bagikunze, mbese kumva ko mbasha gukora ikintu gishobora gukora ku mutima w'umuntu. Ibyo bintu ngira ngo no muri vision mfite ni ugukomeza gukora ibintu nk'ibyo. Kuba wakora ikintu kigakora ku mutima w'umuntu kugera n'ubwo ahinduka, ni ikintu gikomeye. Ni igihembo gikomeye, gikomeye cyane udashobora kumva.
urumva rero ni icyo kuba narabashije kugira amahirwe nkabona uburyo nkora ikintu kikagera ku mutima w'abantu ndetse bakanahinduka. Icyo kintu mu by'ukuri iyo ngitekereje numva nshimye Imana. Ni Mm, byiza cyane. yeah. Mu byo, abantu bakuziho nyine harimo na za filime wagiye ukora. Mm. Eh, ese hari uwaba yarakubwiye haba muri comments cyangwa ahandi, akakubwira ko rwose wamufashije muri ibyo bihangano wagiye ukora? Abenshi, abenshi, filime zanjye buriya kubera ko urumva amashereka nonse nayo muri Museke weya, mu Mm. bijyanye no kubaka amahoro, usanga ari ugusana imitima, uguhuza abantu, ariko nanone n'urukundo. Ibyo bintu uko ari bitatu nibyo nibandaho kuko nyine biva mu mizi. Ubisanga mu kintu ariko ugasanga ntabwo watandukana nacyo. Abantu benshi rero usanga bambwira ko babashije kuva ku rwego rumwe bakagera ku rundi kubera filime zanjye. Hari nk'urubyiruko usanga wenda hari ibibazo bagiye bagira mu gukundana n'iki, kubera uburyo mba nubatsemo inkuru zanjye, amakupure aba arwana intambara runaka, ugasanga biroroshye ko niba umuntu abashije kureba filime yanjye guhera kuri, nkunda gukora ama episode 100, 140 gutyo ntabwo njya nyarenza, ko nkunda ko filime yanjye irangira kugira ngo ubutumwa natanze bube buri bwuzuye. Abantu benshi rero urubyiruko bagiye bahinduka, babona ko nubwo mu miryango haba harimo ibibazo ariko amahirwe aba ahari, bashobora gutsinda urugamba. N'izo filime nkunda kwandika Mhm. nyinshi cyane, ugiye n'aho zinyura usanga amakomenti 500, 1000 biba bihari byinshi. Mhm. Mm.